Ya right, nkuko bisanzwe kama kawaida Bakise Dunia episode yako ni ya gatandatu. Ubusanzwe muribuka aho twagarukiye, twarangirije handi manyanya nyine tu arimo arafasha Katerina na harya mukobwa uri abamwita ndi mwari wasindiye ku muhanda nyine. Ya Siko naye hapa. ati si muri kumwe se? Okay. Nafikiri unaelewa jinsi ya kumhandle akishamka. Ati rero nizere yuko uzi uburyo ki uri bumutwaremo nabyuka. Sawa. Ati rero reka njyewe ngende. Reka njye mu kazi. Sawa, nashukuru sana kwa msaada wako. Ati nukuri urakoze kaka we. Haina shida. Ati nta kibazo kabisa nyine ngende umuntu. Tumukorera bushake. Aragenda. Ataragenda. One thing. Ati ikintu kimwe. Akiamka. Nabyuka. Mwambie makini sana. Atumubwire yitonde. This is not good. Ati kubera yuko ku mwari w'u Rwanda ibi si byiza. Sawa. Ati nta kibazo. Asante. Urakoze cyane. Bakise Dunia episode mugenzi ni ya gatandatu. Aya nje mwumva banyita Papa Harris, nta handi ni igiti.net. Uyakiraha wa Jordan wacu arinjira mu rugo rw'abandi. Wewe Niko ninde kwinjije? Peke yangu. Ati ndinjije. ni umenizoea au ni kitu gani? Atariko akagasuzuguru gakura he wa mugabo we. Unaingiaje nyumbani kwa mtu? Ni gute winjira mu nzu y'abandi gutya winjije nta n'umuntu nta n'uwaguhaye karibu? Alafu bila atakugonga hodi. Niko. Hiyo ni tabia ya wapi? Ati yo ni mico wize he ubundi? Tinize Remera Katolike. Calm down. Oya nukuri. Nafahamu kabisa kwamba uko peke yako. Ati ndabizi yuko uri wenyine. Na kabla ya kuja pia ni. Ati mbere yuko kubera yuko mbere yuko nza. Islamu na mshikaji. Ati nabanje kubaza umugabo wawe. Nikajua kwamba yupo. Atambwira yuko adahari. Mama nikaweza kuja. Rero biba ngombwa ko nza kuko numvaga ko uri wenyine muka ufite akarungu nyine tu. Hiyo ni chizi. Ariko warasaze wa kihungu. Uba sio mzima. Cyangwa Niko burya nakubonaga gutyo simenye ko utuzuye. Niko uri muzima? Toka nyumbani kwangu. Ngaho soka. Nimesema toka nyumbani kwangu. Ndavuze ngo sohoka gira vuba. Kirisetsa. Nashangaza. Atariko ndatangaje. Unaonekana kama kichae. Ati ngaragara nkaho nasaze. Niko mbwira. Yes, of course. Ati yego nyine. Nimepagawa. Ati nasaze. Yaani nimechanganyikiwa. Ati kubera yuko nanjye byandenze navangiwe Kabisa. Nukuri kandi. Violet. Ati Violeta we. Mapenzi yamenichanganya kabisa. Ati ndakubwiza ukuri urukundo rwangiza umusazi. Unajua nafahamu kwamba wewe ni mke wa mshikaji wangu. Aturabizi yuko nanjye ndabizi, twese turabizi yuko uri umugore w'inshuti yanjye. Lakini nimeshindwa kukaza. Atariko byananiye kwifata pe. Sinzi ngo ni ibiki. Ni bora nifikishe hisia zangu. Ati rero byabaye ngombwa yuko ntanigwa n'ijambo ahubwo nigwe n'uwo ndibwiye. Sometimes upendo unakuja kama zawadi kutoka kwa Mungu. Ati mu bisanzwe wa mukobwa ucyo nakubwira urukundo bisa naho hari igihe iza nkaho ari impano iturutse ku Mana. Imetokea tu gapa benibu nimeshangaa tu. Ninakupenda. Ati njyewe sinzi ukuntu byanjemo nisanga natangiye kugukunda. Hivi unajua Violet, nashindwa kukaza kabisa. Ati nukuri ndakubwiza ukuri Violeta we cyangwa se ye mukobwa we. Ati nukuri naka kanya tuvugana byananiye kwihangana pe.
Yaani haki ya Mungu umenivuruga kabisa. Ati nukuri kw'Imana uri kumvanga. Sasa mwanamke. Nukuri kw'Imana. Umugore aramureba harya hekenya amenyo. Nakupenda. Ati nukuri ndagukunda. Toka ndani ya moyo. Ati kuva ku mutima wanjye bikuye ku mutima ndagukunda pe. Atari kuri kuvuga iki agiye kuvuga kiramucecekesha. Wala sihitaji unijie. Ati sinshaka yuko unsubiza muri aka kanya. Hata mimi pia ilichukua muda fulani mpaka kuamua kuja kukwambia. Ati kubera yuko nanjye ubwanjye ntago nabyutse uno munsi ngo mbitekereze kuza kukubwira yuko nkukunda. Byantwaye igihe. Kwa hiyo na wewe pia. Ati rero nawe Take your time. ati ndabizi ko bizagufata igihe cyangwa se nawe ntiwigore fata igihe cyose ushaka. Kafikiria. Utekereze. Alafu utakuja kunijibu. Nyuma yaho nibwo uzaza kumbwira igisubizo. Tambua kwamba Jordan anakupenda. Ati yuze ari kimbwira fite icyizere nk'iki igisubizo uzaza kumbwira uzaze kumbwira ko nkunda. Natamani nafasi angalau kidogo. Ati byibuze nanjye nshaka abyibuze gato cyane. Niweze kukuonyesha jinsi gani nakupenda. Ati byibuze nkwereka uburyo ki nkukunda. Nitakupenda mpaka uchanganyikiwe. Ati nukuri nzagukunda nawe bikurenge. Mimi naenda. Ati ngereka ngende. Kirigendera. Abahungu b'abahehesi turi n'aba bose. Tugaruka kuri ndesa inzoga wacu ari kurya kawunga n'udushyimbo bamwogoshe, umugore yamwogoshe ariko ndakubwiye ngo ntago yarya atari gusomera agacupa. Umugore mugenzi arimo ararira. Ati ye mugore wanjye. Asa mbona uli? Ati kuki utari kurya? Yaani mume wangu sina mudi kabisa chakula. Ati nge ndumva nta peti mfite wa mugabo we. Nitumie mudi mimi. Ati ngewe nitwa mudi nyine nitwa mudu cyangwa nitwa bon appetit. Ngaho nyine ngewe abari njye ukoresha kugira ngo ubone appetit. Shida unapenda masiala. Ati ukunda imikino wa mugore we wa mugabo we. Na mpaka sasa hivi umeharibika. Sijui kesho naamkaje biashara naifanyaje yani. Ati muri aka kanya kazi kari hasi nawe uri mu mikino. Wewe vitu ndo vinakufanya utoke kwenye hali ya kutokuwa. Ati bivuze ngo akazi niko kari gutuma utarya wa mugore wanjye we. Nguvu mpya kesho upige kazi. Ati byibuze koramo urye byibuze ejo uzabona ingufu zo kubona gukora ako kazi. Ati sielewi huko ndani tunaenda kuishije. Yaani unajua sielewi kesho tukiamka. Ati akazi kari hasi ku buryo ntumva uburyo ki ejo sinzi uko tuzabaho wa mugabo we. Sinzi ejo ngo nitubyuka bizagenda bite. Yaani sijui nifanyeje kwa sababu kwanza ya mawazo yananichota sana. Tamani nifanye kitu tu nitoke kwenye hii. Ati sinzi icyo nakora kubera yuko ibitekerezo byanjye byose biri mu kazi nta handi hantu byibereye. Kwenye hii mood yani kiraseka. Wibuke kiba kibereye mu rugo no mu kabari aho honyine. Ngombe kitu. Ati nkubwira ikintu umugore wanjye. Iyo hali ilinikuta mimi kipindi cha huko nyuma. Ati nanjye ibyo biri kubaho nanjye kera byambayeho. Nikasema no, nifanye nini ili niondoke kwenye msongo wa Ati icyo gihe rero bimbaho nanjye nta kintu natekereje umuti umwe wonyine wo kugira ngo bimvemo. Mawazo nikaje kugundua. Ati rero nta kindi naje kubona umuti w'ibyo bibazo byose. Kitu Namenye yuko ibanga ari ko unachotakiwa upige. Ugomba kunywa uruvange. Niko sha. Usitaka uniambie mimi ninywe. Uri kumbwira ngo nywe inzoga wa mushenzi we. Labda ngombe kitu kimoja. Ati reka nkubwire ikintu kimwe. Yeah. Ati yunywe inzoga Kwenye ndoto zangu ambazo nilizokuwa nikitumia nguvu, lakini nipiga hii situmii hata nguvu. Ati ngewe iyo nywe inzoga nta kintu na kimwe ntekereza uretse kwiryamira nka relaxa.
Mfano msebleni. Ati nk'aka kanya hano muri salo. Naona hapa chini tumekalia zulia. Ati nk'aka kanya twicaye ahangaha twicaye hasi kwitaka. Ati ndi kubona twicaye mu madivan. Naona hapa tunakula chips. Ati ndi kubona kandi turimo turarya inkoko nyine turi kurya inkoko n'amafiriti. Hata mundani hapo unapaona kama kaunta. Ati na hariya hejuru ndi kubona ari kuri kontwari. Kwa nikitaka vitu vyangu. Ubaka kanya rero nkeneye akandi kayoga. Fanya mundani naona kama mabahamedi wana. Ati nyine ndi kubona nkaho ba seriveri mpita mvuga ngo Niko nta mafaranga udashaka cyangwa nyajyana ahandi. Niko. Kona pige hii kuondoe kwenye stress. Ati rero nawe byibuze gira fata byibuze nawe unyweho wikuremo stress. Kiramuhereza. Unajua sije kwa unanichota tu ndani tu wote tuna akili moja zinafanana. Ati ntuze kumbeshya kugira ngo twese tubi bigoryi muri no nzu. Tunakuwa ndege warukao. Ati hoya ahubwo twese nituyinywa turaba turi hejuru turagendera mu ndege imwe. Niko. Ndio wafanana nao kundi moja. Ona nafurahi mwenyewe. Mimi sinafanana mke na mume. Basi turuke kundi moja. Ati rero reka tuyinywe jakira somaho nawe nyine tuduse twese twibagirwa ibibazo byacu. Arayifata. Gusa mugenzi uyu mugore ni umukozi. Uko yicaye yabatekereza akazi. Asomaho. Bakise dunia. Iyi ni episode ya 6. Nje mwumva. Nitwa Papa Haris. Aya baranyweye. Barasinda. Ngabo. Yeah. Oh Suzana. Batangiye kuririmba indirimbo ya Viviana. Vivian qui m'appelle comme ça. Oh Viviano. Nalasa. Hiyo shakolea. Ati ko ndi kugukoraho kuri iki gipara cyawe nkumva ni nkaho ufite amarasta sha. This for America. Yeah. Kokoroso. Hey. For America. Yeah. Yo. Yani sasa mke wangu kesho tunaenda kuuza uji hivi. Maana sasa umetoka. Moja kwa moja. Tunaanza kuuza pombe. Tukitoka huko tunalewa tunarudi tuko. Atejo rero nta kandi kazi tuzajya gucuruza igikoma. Tuveyo tujya kugura kandi kayoga. Nta kandi kazi. Ya. Aya. Bakise dunia. Tugaruka kuri Manyanya. Yagarutse hano mugenzi ngamenye ngo umurwayi ezo yajanye. Abyibuze yaramutse ate. Arakomanga. Wa mukobwa arafungura. Ati bite mukobwa? Ni byiza ntaga muzi. Unaendelea? Ate se waramutse gute? Uyu muntu mbaza ngo naramutse gute? Niko, Niko salama. Ati meze neza, karibu nyine bite? Ati urakoze kumpa karibu. Yeah, naona sasa ngala. Ati ndabona byibuza aka kanya worohewe. Ati se Niko, ko numva utangiye kumenyera bitunzihe. Vipi mbona Ko numva ntari kumva ibyo ushaka kumbwira niki? Kwani kuna mtu alikwambia? Ati hari umuntu wakubwiye ko ndwaye bite? Nikwambia sima shida. Ati nakubwiye ngo mbwira ikibazo cyawe niki kikugenza mbwira.
unazunguka kuri muricisha Nyanza n'Ikibungo bite mbwira nini? Sema mbwira ikibazo cyawe. nini? Mugenzi yaje kumubaza ibibazo, byaje kumubaza uko yaramutse. Gusa uno mukobwa ntago yaraza aha, ejo yari yasinze yaborewe, bivuze ngo ntazi uno muhungu nyine ari mukuri. Ati sinzi niba wamenya kubera yuko ejo ntago wari uri muri agiye kubirangiza. Ati yewe wa mugabo we, ati wowe uri umutekamutwe. Ati kandi ndi kukubona usa n'umutekamutwe bamwe b'i Kigali nibo biyambarishwa neza. Uraje rero ureka kugira ibyo uvuga by'ingenzi, utangiye kunyibarishwa ngo iki. Niko nakubwiye ngo vuga iki kugenza wakagabo we. Mugenzi mushuti we yaraje. Asante mama. Ati amakuru y'ejo se. Ati ndashima Imana. Ati sinzi mwebwe uko mwiriwe mwaramutse. Ati natwe twaramutse neza. Ati Matilda we, Ndio ile mkaka jana. ati uyu ni wejo wadufashije kukuzana mu rugo ejo wasinze. Kama unakumbuka nilikuwa Aturibuka ko nakubwiye ko hari umuhungu ari umugabo wadufashe kukuzana wasinze utazi yuri nahuvu. Ati rero nuyu. Aya wakoze nyine warakoze. Nagasuzuguro. Ati urakazamo indani nyine mwinjire nta kibazo. Ati urakoze ye mukobwa. Ati nge ntago narinje kwicara hano. Kuja tu mara moja hapa kwa ajili ya kuangalia mnaendeleaje. Ati ngewe narinje kureba uko umurwayi ejo nazanye yarameze. Lakini nashukuru naona kidogo. Ati gusa ndabona nyine nta kibazo afite, ubu aka kanya byibuze. Ati harya witwa Matilda. Kazunguza umutwe. Kitendo ambacho ati wa mukobwa wereka wenda mbikubwire sinzi niba yabikubwiye kuko nayo mubwenga bikubwire. Ati ndakubwiza ukuri wa mukobwa we cyangwa se wa mwari wacu w'u Rwanda we, ni wowe dutezeho amakiriro. Ibintu wakoze ejo ntago ari byo. Ati rero nagusabaga. Kuna baadhi ya vitu vile. Ati byibuze hari ibintu ugomba guhindura nk'umwari w'u Rwanda. Sawa. Ati sibyo. Ati kubera yuko imyaka ufite wa mukobwa we ntago ikwemerera. Na jinsi ulivyokuwa umekunywa ntago ikwemerera kunywa inzoga ngo ugeze ku rwego wari wagejejeho ejo. Kiafya tu peke yake. Ati byonyine urekanye no kuvuga ngo ntiwemereye kubinywa. Byonyine n'ubuzima bwawe ntago bigaragara neza cyangwa se ntago ari byiza ku buzima bwawe. Ukinywa sana mpaka kulewa. Ati yumwe ukageza ku rwego wari wagejejeho ejo, ile inaenda kusumbua katika system zako za ini. Ati ndakubwiza ukuri yuko bizaza kukugirira ingaruka cyangwa se bizakubera bibi ku mwijima wawe. Kiasi ambacho hata baadaye utajikuta unapata maradhi. Ati kubera yuko nyuma nibwo uzasanga usanze wifitemo indwara wowe ubwawe utitateganyaga yuko uzaba uzifite. Ati rero ndakwinginze niba unanywa inzoga ntukanywe ngo ugeze ku rwego ejo wari wanyweye ukagezaho. Lakini hata kijamii pia mtazamo wake sio mzuri. Ati kandi urekanye n'ibyo kuvuga ngo umubiri wawe no mu bantu no muri rubanda societe nyamwinshi cyangwa se no muri societe ntago bigukwiriye. Umwari w'u Rwanda gusinduga ati baba muri quartier ntago bigukwiriye kabisa kubera yuko ibyo wakoze ntago bikwiriye umwari w'u Rwanda. Ati kubera yuko hariya twagusanze cyangwa se aho twaguteruye bashobora abantu bamwe bakaza bakakwiba cyangwa se bakanagufata ku ngufu. Ati si ya none yarahindutse rero uragerageze witwararike n'ukuri kandi. Ati gerageze ukontorora izo nzoga zawe. Umenye ngo uranywa iki bitewe ni wenda sinzi wenda ngo ni ibiki biri kugusumbuwa cyangwa biri kugutesha umutwe bigutuma unywa inzoga. Ariko abantu riko mwirinde kunywa inzoga, mwirinde na sida. Ati niba ushaka kunywa byibuza
ati byibuze nywera iwawe kandi unywe byibuze uducupa byibuze niyo kaba kamwe cyangwa tubiri. Ati unywe mu rugero unywerese ni sawa. Atumbabarire wenda niba wumva nkubwiye nabi, atari ko byibuze iyo umeze neza byibuze natwe tumera neza. Ati ngewe reka ngende, byari ibyo byari binzanye, reka ngewe ngende kabisa. Turakaza neza nanone wa mugabo we. Hano barakigishije oya arakurikira mugenzi akorera hasi no hejuru niko. Ati wihangane, ati ariko nyine ukuba nkukurikiye ntubifate nabi. Unajua maneno yako ati ibintu uvuze hariya byose binafsi kuna nani ati nukuri numvisha binkoze ku mutima. Ati rero nagusabaga byibuze niba ntacyo bigutwaye, ati byibuze ube nkaho ari wowe musaza wacu hano. Ati byibuze mu gihe dufite ibibazo tuzajye tuguhamagara tukubwire ati kaka cyangwa se musaza wacu byagenze gutya, tugira inama cyangwa se dufashe. Ati rero niba ntacyo bigutwaye mpa nimero yawe. Umugabo uraha abitekerezaho nta kibazo, agatelefone ka Iteri. Harya nuwuhe musobanuzi wamamariza Iterira? Ati wibuka ariko ngenda ashatse mfite umugore wa mukobwa we. Mwumvishe ariko mwabagabo mwe mujye mumenya kuvuga yuko mwashatse usanga igihungu ubabaye ari undi yahita avuga ngo ngende isingo. Ariko none torejo bundi babwira ukuntu nagiye kwisangera, hari umuntu nagiye kurega yamfashe. Reka ngiceke ikibazo cyanjye. Nari ndi kwisange nyine. Ikibazo cyanjye baranagikemuye, ubu ngubu wamfashe uwari ugiye kumfata ku ngufu aritsinda. Niko ati mwana wanjye urareba hano iki kibanza cyose guhera hariya nepfiriya hose ukagenda ukagera na hariya hafi y'ishuri n'aha handi. Hindukira ariko banza uhindukiye ko hareba udahindukira. Arahindukira nahabonye hano ko ari haninira. Ni kweli kabisa. Ati iki kibanza ni kinini mpaka pfiriya. Unaona ati uri kureba iriya nzu. Ati ni y'umugore mugenzi wawe. Ati biashara ziwe cyangwa se ama business akora azikorera Dubai. Anakuja hapa ati yarubatse hariya, iyo avuye mu kazi nta kindi azakora nukuza yinjira muri iriya nzu, ndetse n'umugabo wiwe ntabyo azi. Ati rero nawe mwana wanjye rero icyo nakubwira, iki kibanza ndagira ngo ntikigucike, nawe rero kigure uzubake ubundi uzamakinge shuwako. Ariko ngiye gufungura club to speak, nzajye mbigisha Icyongereza, Igiswahili n'Ikinyarwanda, Ikinyakoreya. Aya araso ati umugabo wawe ntazabimenye. Ati naramuka nyine mu gihe uzaba wiyubakiye, ati niwumva nyine ari bwagutesheje umutwe, wowe uraza nyine hano mu nzu yawe ku kibanza cyawe, uratuza ukituriza nyine tu uratuza.
Wanyumvishe? Ni babajyanama buno mukobwa. Ati tugende ukomeze unyereke bana. Mugenzi abagore baba bafite inama bagirana niwumva ngo umugore wawe afite agakungu n'abantu. Tugaruka kuri cya gihungu bita Jordan. Ati bite Sindi we? Poa vipi bwana? Mbona kimya mshikaji? Ati se kweli no munsi utigeze unzanira igikoma bite byagenze bite? Ati uno munsi wa mugabo wereka hari ukuntu byangendekeye. Byagenze bite? Jana nilikuja kuleta uji sijakukuta. Ati ejo naje nkuzaniye igikoma. Ndetse n'abandi nagiye mbashyiriye igikoma. Ati ni nkaho mwari mwabwiranye. Ati bose mu bantu bose njya ngurisha igikoma ntabo nigeze nsanga muri make abantu nagurijeho bari abantu bakeya. Ati rero igikoma cyasigaye. Ati nasubiye mu rugo cyangwa se narakiraje biba ngombwa yuko gipfa kubera yuko twanyweye igishoboka ikindi kirasigara kirapfa. Ati rero bivuze ngo igishoro cyanjye nta gishoro kuri ubu mfite. Ati wihangane ejo nanjye nyine ntago nari ndi mu gace. Ntago nari impari kubera yuko navuye inaha mu gitondo cya kare. Sema nipo nafanya mambo. Ati nyine ariko ndahari nyine tu nta kundi igikoma nikiboneka nzakuzanira. Ati none se ubundi ukoresha igishoro cyangahe? Amna kawaida. Kwanza shilingi 10,000. Ati mu busanzwe iyo ntetse nteka igikoma cy'ibihumbi 10 aho ngaho mba meze neza kubera yuko nguramo n'isukari n'ifu y'igikoma n'inkwi zo kugiteka. Oh, ibihumbi 10? That's fresh. Akora mu mufuka kuramo ikofi. Atakira. Ati kubera iki se? Aturi seri. Amuha ibihumbi 10. Ati nukuri urakoze cyane nukuri Imana iguha umugisha. Ati nge nawe turi umuryango ntugire ikibazo. Unajua japokuwa tunasema aturetse yuko nyine tujya tugira gutya hakazamo gutebya nyine tubiba ari imikino. Ati nge nawe turi umuryango. Kobwa mugenzi arigendera ubanza agiye kuvoma. Iki nacyo gisigara hano hakubanza ari igihehesi. Tugaruka kuri Katerina wacu aho yicaye ibitekerezo biri kure. Uyu nawe yibereye kuri telefone ye iPhone 13. Abwira mugenzi we ngo namutize telefone. Mugenzi we ntahari. Yewe Kafe Katarina we Kase ni iki ko ndi kukuvugisha mu minota yose maze nkuvugisha utari kunyumva? Nakubwiye ngo ntize telefone yawe muri make ntago uri kunyumva bite? Ni iki? Ufite ikihe kibazo? Atishabyihorere wa mukobwa we. Aka kanya ndeba nanjye ubwanjye sinisobanukiwe. Nukuri sinisobanukiwe pe. Ndawote nimekaa hapa najikuta na mwalimu. Ati nukuri ndakubwiza ukuri akanya kose na uwambonye ndyamye aha nakamaze kose nicaye ndimo ndatekereza wa mugabo wejo. Ati ukuntu yari akwitayeho. Ati ukuntu umugenzi yita ku bantu. Nukuri nakunze ukuntu yita ku bantu. Uwe mugabo uri kuvuga? Ti wa mugabo waje mu gitondo aje kukubaza uko byagenze byakugendekeye niba waramutse neza wamushenze. Ari kubanza nta wabuze ubwenge bwibutsa niki niko. Yani umekaa kabisa hapo uko uricaye uraho urimo uratekereza abagabo wabuze ikindi utekereza.
bazakumarira icyo abagabo. Mpereza iyo telefone yawe amushenzi we. Ati nukuri nanjye sinzi uko byangendekeye. Atubanza natangiye kumukunda nukuri. Warasaze wowe. Wewe abantu turimo turatekereza iterambere nawe urimo uratekereza abagabo. Karamwitegereza kuntu yabaye imbwa. Aryo ubwo yabaye imbwa. Umukobwa bari iki? Aya bayise dunia. Episode ni ya 6. Nje mwumva banyita Papa Harris. Unajua game hii anatakiwa ashinde. Sababu game iliyopita Genzi bano n'abashuti barimo barareba match igikombe cy'isi. Cyabereye muri umugore arinjira. Uko yakaje azimya televiziyo kandi bari barimo barayireba. Ubwo afite agasuzuguro. Ate se mukunzi. Yes wife. Ati ndagira ngo nkubaze ikintu kimwe. Ati uyu muhungu hari ikintu wigeze hari amakosa wigeze umukorera? Aramureba. Oya, ti kubera icyo mbajije gutyo. Ati reka nkubaze niko. Ati nta kintu wigeze umwiba cyangwa se iki? Ati rero uyu si inshuti wa mugabo we. Uyu muhungu reba ntago ari inshuti nziza kabisa. Yaani kama anapata hiyo power ya kuja kunitongoza mimi, anajua kabisa ati nikutazi yuko ari inshuti yawe. Mwumve akabona ni hehe akura imbaraga zo kuza kuntereta azi yuko ari inshuti yawe. Abizi yuko ndi umugore wawe w'isezerano. Izo mbaraga zikura zo kuza kuntereta ariko. Ati rero usi inshuti yawe rero umukure mu nshuti ufite. Ati reka nkubwire ikintu kimwe mugabo wanjye. Ati hari igihe mwazanye hano. Mu gihe wewe wari usohotse imbere ngo uramuherekeje. Yarafashe ukuboko. Sijui hata amepata wapi namba yangu. Ananitumia message. Ati sinzi ahantu yakuye nimero yanjye. Atariko buri munsi ahora nyoherereza yaramaze yanyicishije ama message y'urukoza soni. Ati ntago ari na message zisanzwe. Message z'urukoza soni. Ati sinzi niba uri kunyumva mugabo wanjye. Ati ntago nigeze mbikubwira kera hose kubera yuko nzi ko wenda nabicura ubushuti. Ati kubera yuko ntashakaga yuko mbangiriza ubushuti. Ati ejo hashize rero. Ejo warasohotse uragenda wa mugabo wanjye we. Nyuma y'umunota umusohotse njya kubona mbona kirinjiye. Uko yinjiye nta kintu ntago yigeze aza muzanye. Ubundi kuko ari inshuti yawe abagomba kwinjira hano ari uko hari cyanga muzanye. Rero yaraje mbona yinjiye mu nzu atakomanze atanavuze ko ari buze cyangwa wenda nganakubwire cyo yuko cyanga aza nakubaririza. Yani ni kama kwa uburyo yinjiye rero yaje yinjira nk'uwinjira muwe cyangwa se yinjira muri wese ya Oya ngiye kuvuga ngo yo muri gare kandi wese yo muri gare urabanza ukishyura. Au ni sehemu ambayo amezoea kuingia ni kama club. Yaje yinjira nk'umuntu winjira mu kabari. Amingia mu ndani. Yaje asanga nambaye isume mvuye koga mugabo wanjye. Niko. Mugabo biramurya. Akaza
kwamba mimi sijui nini. Aturetse n'ibyo gusa byo kwinjira. Yaraje atangira kunyibwirishwa ngo sinzi ngiki. Reka nkubwire wa muhungu we. Kama ni tabia yenu huwa mnatunguana. Niba weho n'umugabo wanje hano hanze yo muhageze mugenda mugatereta abandi bagore babandi, wewe unaweza ukatembea na mwanamke wake. Niba umugabo wanje hari igihe wasanga ajya yigira gutya kijajara ku mugore wawe, niba nawe warumvaga wazukijajara ku mugore we, ni huko ibyanyu biguma hanze. Ati njyewe ndiyubaha wa mugabo we, ndiyubaha ku buryo ki wowe utanabitekereza. Ati ikindi utazi rero wa muhungu we, njye nkunda umugabo wanje. Ati ntago mukunda ibisanzwe cyangwa se biri aho ngaho, ndamukunda birenze urugero. Ati rero wa muhungu we, reka nkubwire, igihungu kiri aha ngaha kirimo kirareba nk'icyari ibiryo by'umwana. Ati wanyumvishe wambwawe. Ati ndakwinginze wa muhungu we, utazigera unyicira urugo, utazanyangiriza urugo ukansenyera urugo. Wanyumvise? Kirareba nk'icyari ibiryo by'umwana do. Ati niba hari ikintu ntashobora gukora wa mugabo we, nuguca inyuma umugabo wanje. Ati ntibishoboka, aka kanya ntibyashoboka, kandi ntibizigera binabaho. Kamwe Kigabo kiraha kirareba nk'icyari ibiryo kirasebye, cyaje gutereta umugore w'inshuti yacyo. We don't. Cyari kigiye kuvuga kireba nk'icyari ibiryo kigiye kwisobanura. Aturabizi inshuti yanjye. Ati wibeshye uvuga ijambo na rimwe, wibeshye ugira ijambo na rimwe umbwira wambwawe. Nuko kagenze yari episode ya 6. Episode ya 7 mbwibutsa yuko iri mu nziriza. Nge banyise Papa Harris. Imana ibaho umugisha cyane. Aho mujya kuhaha muronke kugira ngo mubone amafaranga mutuzanire. Aya aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea.